Igicumbi News ni Igicumbi News Online TV, nkomeje kwifuriza ibihe byiza aho muherereye hose mudukurikira hano kuri YouTube channel, aho unyura ahandikirwa ukandikamo Igicumbi News Online TV. Ndizera ko mukomeje kugubwa neza, ndetse kandi ndizera ko ibintu bikomeje kugenda neza haba ku makuru tubageza hano kuri Igicumbi News Online TV. Ngiye Nitsengimana Evariste, akaba nigiye mugiye kubana muri aka kanya hano kuri YouTube channel ya Igicumbi News Online TV, ndetse saha gusa kandi mushobora no kudukurikira kuri Igicumbi News _chao_lawa. Aho hose haba hariho amakuru agiye atandukanye kandi agezweho. Rero murabizi ko hano mu kiganiro Igicumbi cy'amakuru tugora ku makuru aba yagiye avugwa mu bitangazamakuru bitandukanye, yaba ibyandikira kuri murandasi ndetse n'andi makuru aba yagiye aba ari trend. Iyo tuvuze trend tuvuze amakuru agezweho cyangwa se ari gutrendinga muri ya mvugo dusigaye dukoresha cyane cyane hano mu Rwanda. Hanyuma rero murabizi ko hano cyane cyane akenshi nzanye amakuru agezweho cyane gose aba ari ibintu byiza ko tubagezaho amakuru atandukanye kandi agezweho ari guhitinga nkuko musanzwe mubivuga. Nk'ibisanzwe rero reka mbagezeho inkuru iri gutrendinga hano mu Rwanda uyu munsi. Ngira ngo murabizi abakurikira televiziyo y'u Rwanda, muzi umunyamakuru bita Paul Rutikanga, cyane cyane akesha akunda gukorana amakuru na Glorious Mukamabano. Ngira ngo abenshi imbere bari bazi ko Glorious Mukamabano ari umugore wa Paul Rutikanga, ariko sibyo. Ahubwo nyuma nuko inkuru tugiye kubagezaho itubwira yuko umunyamakuru rero Paul Rutikanga yaje nawe kuba yarushinga, nawe akaba uyu munsi afite umufasha, akaba rero bagiye gufatanya kugira ngo nabo babashe kugira icyo bibwira, ubake urwababyaye ndetse ubake n'urugo rwabo, nabo baze kwibaruka, nabo abazabasimbura mu gukomeza kubaka u Rwanda. Murabizi ko dufite siroga ivuga ngo u Rwanda twifuza, bityo rero mu kubaka u Rwanda twifuza nuko tugira umurage dusigira igihugu. Niba natwe dufite abo twakomotseho, natwe tukagira abazadukomokaho. Ibyo byose rero ni bifasha igihugu cyacu gukomeza kwiyubaka, twubaka ndetse dushaka no kugira ngo tugere ku cyerekezo 2035 ndetse n'icyerekezo 2035 na 50. Ibyo byose nta kundi wabigeraho uretse gukora cyane ndetse ukanakora iyo bwabaga, kugira ngo igihugu cyawe gikomeze guhabwa ishema, yaba mu karere gituyemo ndetse no ku ruhando mpuzamahanga. Ibyo byose rero nta kundi ubigeraho. Byose rero reka tugende tubinyuramo, hanyuma amakuru ni yayandi nkuko nari maze kubikubwira. Ni umunyamakuru ukomeye hariya kuri RBA, kuri televiziyo Rwanda, akaba yitwa rero Paul Rutikanga, akaba yashinze urugo. Ngira ngo murabibona ku mafoto agiye atandukanye twagiye dushyira kuri iyi platform ya channel ya Igicumbi News Online TV, ngira ngo mukomeje kugenda mubibona. Hanyuma rero batubwira ko umunyamakuru wa televiziyo y'u Rwanda Paul Rutikanga yasezeranye n'umukunzi we Uwera Caroline, hanyuma bakaba bemeranyije kubana nk'uko biteganywa n'amategeko y'u Rwanda. Hanyuma rero Paul Rutikanga na Uwera bamaze igihe bakundana, ndetse muri Gicurasi nibwo yamwambitse impeta. Uyu mukobwa nawe amwemerera kumubera umugore, kuko ni gutyo bimeze. Hanyuma rero Paul Rutikanga ndetse n'uyu Uwera Caroline bakaba basezeraniye mu murenge wa Remera kuri uyu wa kane. Kuri uyu wa kane, mu gihe indi mihango y'ubukwe iteganyijwe ku itariki 29 Kanama. Hanyuma rero batubwira ko Paul Rutikanga yamenyekanye cyane kuri televiziyo y'igihugu asoma amakuru mu Kinyarwanda, cyane cyane aya nimugoroba. Nkuko nari nabanje kubivuga mbere, akenshi ko bagenda bakurikira igitangazamakuru gikuru, ubwo ni igitangazamakuru cy'igihugu cyangwa se abakurikira televiziyo Rwanda, mukunda kumubona ari kumwe na
Glorious Mukamabano. Nkuko nari nabanje kubivuga, abenshi bari bazi ko ari umugore we, nkuko mugenda mubibona kuri la platforme, uburyo babitwaye, uburyo bakorana, uburyo babisekera, ibyo byose bikunda kugaragaza ko akenshi bakundana. Yego barakundana, ariko atari bya bindi muzi byanditse bya rwa rukundo rw'abashakanye, ahubwo ni urukundo rusanzwe rwo mu kazi, gukunda akazi ku buryo abantu ubona yuko bakora akazi babikunze, bakundana bye. So rero ni gutyo bimeze. Hanyuma rero akaba yaje rero kuba nawe yakwishakira uwe mugore. Abandi bavuga rero ko akundana na Glorious Mukabano, sibyo, ahubwo Glorious Mukabano afite umugabo we. Hanyuma rero Politikanga nawe yaje kuba azana umugore we, akaba ari umukobwa rero bamaze igihe bakundana, yita Uwera Caroline. So ngaho rero twadukomeze tureba n'ibindi bimwerekeyeho. Hanyuma mu mwaka wa 2016 yakoraga kuri Cloud TV, ahava ajya gukora kuri TV10, ari naho yavuye muri Werurwe 2017 ajya gukorera ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA cyangwa se Rwanda Broadcasting Agency mu ndimi z'amahanga, nkuko ari amagambo y'impine, Rwanda Broadcasting Agency. Hanyuma tariki 5 Ugushyingo 2024 yagizwe umuyobozi ushinzwe imikoranire n'abafatanyabikorwa muri RBA, nkuko mu biheruka ubwo habagaho impinduka zo gushyiraho abayobozi bandi batandukanye hariya kuri RBA. Ubwo ndavuga abayobozi harimo uhagarariye radio, uhagarariye televiziyo, ariko ubundi iyo tuvuze abayobozi ba radio n'abayobozi baba bari kuri tele, ubwo turavuga kuri radio rusange. Hari n'abayobozi bakuru ba deje bakuru dufitiyeho bita Barore Cleophas, wahuze ari umuyobozi w'ikigo RMC gishinzwe abanyamakuru bigenzura mu Rwanda, ndetse akaba yungirijwe ubwo n'uwo bita Butera Isheza Sandrine, uri wavuye kuri Kiss FM. Gira ngo Kiss FM nayo murayizi ko ari radio nayo ihitinze, ifite hit hano mu Rwanda. Hanyuma rero uyu Butera Isheza Sandrine nawe akaba ari Deputy Directing General hariya kuri RBA, akaba ari we wungirije Barore Cleophas. Barore Cleophas nawe muramuzi, agenda agaragara mu biganiro bitandukanye, ariko ngira ngo si ibyo gusa mu munsi ho, ngira ngo kubakunda gukurikira ibitangazamakuru bitandukanye, Barore Cleophas ni n'umupasiteri, kuko rwose ni umupasiteri rwose uvuga cyane kandi ukunda, mbese ubona yuko ni umuntu ubyumva cyane. Akaba rero ari gutyo bimeze, ariko sibyo yize hariya kuri Iseka. Ubwo tuvuga kuri Iseka ni Institut Catholique de Kabgayi, akaba yarize ibintu bijyanye twabyita ikira, yize no muri seminari, yize cyane ibintu bisa nkaho byerekeranye no kuba padiri, kuko yari yarimeje kuba padiri, ariko nyuma bitewe nuko hari umuntu w'umukobwa wari mutwaye umutima, birangira yiyemeje kurushinga, yivira muri ibyo, avuga ko uwo muhamagaro rwose atari buwujyemo, ahubwo akagomba kwibera pasiteri, ariko akazana umugore, by'umwihariko umukobwa wari waramutwaye umutima. Nguko rero ni gutyo bimeze. Ngira ngo buri bo bubibona koko ku mafoto bari mu murenge, nababwira ko basezeraniye mu murenge wa Remera. Uwo ni Politikanga ndetse na Uwera Caroline. Ni gutyo bimeze rero hano kuri Igicumbi News Online TV. Ngenda cyarinze Imana Evariste gose hano kuri Igicumbi News Online TV, kugira ngo ngezeho amakuru meza agiye atandukanye nkuko musanzwe mubimenyereye. Ni ibintu biryoshye cyane hano gose. Ewana, turishimye natwe nk'abanyamakuru, turishimye kubona mugenzi wacu agize gutya rwose, agakora ubukwe nk'ubu ngubu. Ni ibintu rwose biba bikomeye, kuko akenshi bakunda kuvuga yuko abanyamakuru n'abahanzi ari bo bantu badakunda kuzana abagore, ariko buriya kari akantu iyo bakanobetsemo ntabwo mbese ntabwo aba ari sawa. Gusa abanyamakuru natwe tuzana abagore, turabazana, nubwo wenda tubanza kwitegura igihe kinini kugira ngo ibintu tuzabikore neza, ariko natwe turabazana, kuko
kuzana umugore buri Imana nimba yaravuze ati reka umuntu muremere n'uwo bazabana, urumva ko buri wese afite uwe. Niba ufite imyaka 80 ukaba utaramuzana, ariko hari igihe wazamuzana ufite 81, nyaboneka ntarirarenga. Igihe icyo ari cyo cyose wazana umugore, igihe icyo ari cyo cyose wazana umugabo. Bityo rero ntihakajya hagira uwo mucira urubanza ati ni ukubera icyo atarazana umugore, ubwo igihe ntabwo kiragera. Hari ukuntu abakobwa b'iki gihe basigaye bishuka, yabona agize imyaka 18, 19, 20, yabona ntawe uramuvugisha ati nyaboneka ibyanjye byararangiye. No, ntabwo birarangira, ahubwo rwose nyaboneka ewana, igihe kiraje kigera, ntabwo kiragera ariko kizagera, ndabyizeye rwose. Icyo nabashishikariza ni uko mugomba kwizera Imana yonyine, kuko ariyo izi ibyo dukeneye n'ibyo dushaka kugira ngo tugire aho tugera. Hagati aho rero nari Nsengimana Evariste, iyi ni Igicumbi News Online TV. Nkomeje rero kubifuriza ibihe byiza. Muri iki gitondo rero narinje kugira ngo nkugezeho iyi nkuru nshyashya rwose, hari abo batari bayibona. Rero reka mbe mfasha akanya gatoya, mbe nkomeza no kubategurira andi makuru agiye atandukanye kugira ngo